mwibagiweho gato ariko nanze kumuvuga ngo kugira ngo ataziyumva cyangwa bakamwumva kumuhisha nibyo byiza cyane wenda twamuhimba sizaho bavuze ngo Kanyusa bivuga cyane ari mu ngune mu gitanda cyo harya hari abantu b'abanyamafuti bakunda kujya mu ngune aragenda aravuga ngo Kanyusa bivuga cyane none twese twaramurebaga ahita asa nk'umuntu wikanze gutya urumva ko dejuretse katitabye ngo ye cyangwa se karame ariko yashatse nko kwitaba yari amaze kubimenya ko yitwa Kanyusa abantu bose umva twarasetse twese ndabyibuka nari dore rwose nari chef dore urumva aragabanya ariko atabanyije n'ubushobozi kize uramurakaza ubundi iyo ubyemeye ntabwo bongera kubikwita warayibona ariko iyo utabyemeye iyo utabyemeye rwose ujya uca no ku muntu ukajya kumva ngo Kanyusa akabivuga gakeya ariko agasa nk'uwo yongeraho n'ibindi bintu bisanzwe wowe ukasa iki umuntu avuze ibiki ugashaka kubwanuka imbere cyane kandi ntabwo ari byo rwose twongeye kubaha ikaze bakunze bakurikira ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi abatarakora subscribe turagusaba gukora subscribe kugira ngo tuzajye ku biganiro byiza kandi byinshi tubagezaho bivuga ku nsanganyamatsiko nyinshi zitandukanye za buri munsi zihoraho ni YouTube channel ibagezaho ibiganiro bya buri munsi byubaka sosiyete muri rusange. Nongeye gushimira abantu bari mu mahanga bari i Burundi, abantu bari i Bugande badahwema kudukurikira za Tanzania n'abantu nabo bakora kutugaragaza ko baturi inyuma no mu mahanga ku mugabane w'Uburayi muri Amerika turabashimiye cyane n'iby'agaciro yego kandi n'ukuri ni iby'agaciro kuba mudukurikira kuko ni mwebwe mutuma tugakanga tukongera tukabagezaho ibyo mukunda kuko ntabwo muhema no kubitugaragariza oya barabitugaragariza cyane niyo mpamvu nibyo bituma tuba gukomeza gukora buryo umuntu akwereka ko muri kumwe nta cyatuma udakomeza kumwereka ibikorwa nk'uko wabimweretse akabyishimira nawe ufatiraho gukomeza ukamwereka ibikorwa byiza yego tubahaye ikaze rero nk'uko bisanzwe nitwa Bruno nitwa Shirafu yego tubahaye ikaze murakoze cyane rwose ariko nibyo twari turimo kuvuga no hanze ahangaha nose dusanga bavuga ibintu by'ikigare buriya wowe ubyumva bariya rero ikigare hari abajya bavuga ikigare ngo ni cyiza abandi ngo ikigare ngo ni kibi ariko inshuro nyinshi ikigare gikunda kuba kibi ubundi byakabaye byiza ikigare kiba cyiza kuko iyo abantu bahuriye hamwe bakabaye bahura bagahuza ibitekerezo bikavamo ikindi kintu gifite akamaro ariko ugiye kumva ikigare ntumva nkurikije imyaka tugezeho ikigare ni kibi nta kigare cyiza kikibaho ubundi ko sigaye mbibona ubundi uretse ko wenda hari ukuntu babisigiza ariko mu buryo bisuzumye mu buryo tutumva kimwe twese ubundi ikigare nta kigare cyagombye kuba cyiza ikigare ubundi ni ikigare kibi gikunde ko niba cyaba cyiza hariya mwazabitubwira muri commentaire kuko natwe turazisoma cyane iyo muzanditse kandi twazavanamo ubundi butumwa bwubaka n'ubwenge bwinshi burimo naho ikigare buriya icyo mbona hasi nka buriya reba nk'abana ku ishuri cyangwa no mu buzima busanzwe abantu bakuze nabo ibigare buriya barabigira ibigare barabigira buriya nta jenoside itagira ibigare ntabwo ibaho ushobora gusanga abadamu bishyize hamwe ahubwo kundi bakoze ni ikigare cyane ushobora gusanga urubyiruko wenda ruri ku ishuri n'urugero wenda rwa muri interina cyangwa muri externe usanga bafite ikintu ikigare bahuriyemo ariko inshuro nyinshi uzasanga ibyo bigare byose barimo atari ibigare bavuga ngo byubaka mu bundi buryo kugira ngo tubasobanurire rero hari nubwo wenda hari abazi ko hari ibigare byiza n'ibigare bibi twe tugiye kuvuga ku bigare bibi kuko ibyiza byo ntabwo twabyita ikigare ahubwo twabyishimira tugashishikariza n'abandi bari mu cyo twakwita ikigare cyiza bakakibamo neza batanga ibitekerezo byubaka
ubundi buriya iyo abantu bahuriye hamwe hari ukuntu abantu baganira ku ngingo runaka bitewe n'iyo ngingo ikije gukemura. Ariko rero inshuro nyinshi ibigare bari ku ngingo ngo dusa nkaho zo gushukana. Ikigare gikunda kuba gishukana cyane, nacyo turimo kuvugaho ubu ngubu. Hari ibigare bibi bikunda kugaragara mu rubyiruko cyane birahari. Ntabwo twirengagije ko natwe turi urubyiruko, ariko rwubaka bagenzi babo n'abandi babaruta. Ikigare rero dushaka kuvuga, wenda ikigare kibi abantu bakagombye kwirinda. Rimwe na rimwe hari igihe ushobora kwihereza umwana wawe ku ishuri cyangwa se no ku kazi bibayo, ukaba wari umuntu mwiza ariko ugahura n'ikigare kibi, ugasanga indangagaciro bakwigishije iwanyu cyangwa se uburyo wari umeze bakureze birahindutse bitewe n'ikigare. Reka tuvuge hari igihe ushobora kuva mu rugo utanywa urumogi cyangwa utanywa iby'inzoga, byo ntabwo nabivuga kuko inzoga zibaye zitemewe ntabwo Bralirwa yaba irimo gukorera mu Rwanda, ntabwo yaba irimo irakora. Cyangwa se ariko nanone ku muntu nanone utaruzuza imyaka y'ubukure ubwo ni 18 cyangwa se ku bantu batwite ntabwo byemewe ko ibintu by'inzoga ntabwo byemewe. Reka tuvuge ku bigare by'inzoga, iby'itabi byo ntabwo twakubwira tubivugaho cyane kuko byo biranahanirwa cyane. Buriya hari igihe ushobora kuva mu rugo utanywa inzoga, ubwo turavuga ku bantu bari munsi y'imyaka 18 batemerewe kunywa inzoga, ugasanga bakoresheje kwiga ufite 14, ukumva yuko kugira ngo ube umusore nk'abandi cyangwa se inkumi nk'abandi ugomba guca muri izo nzira kugira ngo nyine abantu bazafata ibitemewe kugira ngo nawe ube nabo, kugira ngo ube nkabo wisanishe nabo. Urumva ko icyo ni ikigare kibi. Deja wavuye mu rugo uri umwana mwiza, iyo nzoga wakombye kuzajya uyiguriye nabwo urengeje 18 amategeko ya leta bikwemerera, ariko ubikoze ukiri mutoya. Icyo gihe ni ikigare kibi kiba kibiguteye. Icyo nicyo kigare twaje kurwanya. Abana batwumva nubona uri mu kigare, ese wa mugani buriya kugira ngo umuntu yirinde ikigare kibi nko ku bana bakiga, wakirinda gute? Buriya uburyo bwiza bwo kwirinda ikigare bihera ku babyeyi babo. Uri umubyeyi buriya ntabwo wavuga ngo wenda ngo yakirinda ate, ahubwo ababyeyi babo bajya begera bari abana bakabaganiriza, akabereka inzira nziza, akavuga ati ubona ibintu, dufate n'urugero ujya ku ishuri, kizakubwira ko uri muriga neza ni uko uzaba wirinda ibi n'ibi. Akavuga ati ugera mu ishuri ujya ugenda wicare ata amasomo nk'uko umwarimu akwigishije ukurikire, ujya gukina n'abandi bana mukine, ariko ubona batangiye kujyana mu bintu bimeze gutya na gutya, ubyirinde. Ubyirinda uzaba wirinze ikigare kibi. Ariho ngira ngo tunababwira yuko akenshi na kenshi buriya ikigare kukijyamo biroroha cyane, ntabwo bigora, kubera ko hari nka gurupe ituma ukijyamo. Iyo ugenda muri gurupe z'abantu bakunda kunywa inzoga, bakunda no gusohoka, yewe n'aya matabi hari igihe birangira bayanyweye, birangira unabyisanzemo, kuko iyo wanze kukijyamo bakubara hanze aha ngaha babyita ngo ni Babylone, bakamazina menshi, bakajya bakwita agakweto, bakakwita amazina y'abasaza agutandukanya n'icyo kigare cye, mbese bakwereka ko nta bwenge ufite, utajijutse, udasobanutse, ibintu nk'ibyo. Bari abantu cyane cyane nko ku rubyiruko niho butinde cyane. Burya bavuga ko urubyiruko ari imbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba. Iyo urubyiruko ryarunyura mu bintu by'ibigare, ejo ugasanga bya bigare banyuzemo bibagizeho ingaruka, byaba mu mitekerereze no mu mikorere, usanga igihugu gihungabanye, igihugu kirahomba, kibihomberamo kubera ko imbaraga z'igihugu ziba zigenda zitakara. Niyo mpamvu rero ikintu cyitwa ikigare ku rubyiruko bagerageze babeho mu buryo bwabo kandi bushaka kubaho nk'uko runaka bayo. Kuriya ikintu cyica abantu buriya nanone gituma n'ikigare inshuro nyinshi abana bakunda kukiyoboka. Hari igihe usanga wenda n'urugero, wenda
urabizi ko abana bahurira ku ishuri wereka ndimo ndavuga na ku ruhare rwa interina usanga wenda nk'abana hari umwana w'umukene wavuye iwabo undi hari umukire hari uringaniye bose bahuriye muri interina bahura muri interina ugasanga wa mwana w'umukire afite amafaranga ugasanga wa mwana w'umukene yakuriye iwabo n'ubundi yakuriye mu mico twavuga ko atari myiza noneho ageze muri interina ahasanga ingeri zitandukanye ageza no mukene wenda yinyweraga ibiyobyabwenge cyangwa yinyweraga gufata inzoga n'urugero yanywaga inzoga iwabo barengaga nari hazibona benga wenda ejo benga ibitoki mu rwina hariya ariho umuntu wa mbere urusogongeraho mwana wanjye dore jya hariya amaze ujya gusogongera uzutubwira ukaza uko rumeze urwo rwagwa undi nakava wenda arenze icyo kigange akaza yagisomye noneho urumva umwana agenda agahura n'abandi bana muri interina bagahuriramo urumva niho mwana uvuye aho twakwita mu muryango utishoboye mu muryango uciriritse aho rero n'aba bana b'abakire ikintu azakora ahagera akabura amafaranga yo kwigurira urwamo cyangwa kwigurira yamenyereye iwabo wenda iwabo avuye nta na jado poshe afite icyo gihe azagenda yegere ba bana b'abakire avuga ati hari ahantu nabonye hari akantu keza kubera ko abana bafite jado poshe bahagaze neza ku mufuka icyo gihe bigishoboye ubwo azagenda amujyane ku gasantere amugurire asoma yumva akantu kararyoshye kameze fresh ubwo icyo wa mwana ahata abashizemo wa mwana wari wamenyera inzoga azaba akuriye azatangiye kubaka ikigare azaba atangiye kucyubaka kuko wa mwana w'umukire asomaho rimwe kumva karamukubita kumva kameze sawa kumva karagira azagaruka azane na ba bandi b'abana bakiri bagenzi babo baze bamwe usanga abana kigali kimwe cyane cyaguka ugasanga nta mwana urara icupa hagati aho ajado poshe bose bawohereje bari bagenda birwanaho ariko gusa gusanga buri kigali akenshi na kenshi sinzi ubwo duherutse muri sogonderi urabyibuka gusa ko usanga hari igihe neza birangira abantu bari mu kigali ukajya ubona abantu bakiri bato b'imyaka 20, 22, 18 bameze nk'abasaza n'abakecuru cyane ugasanga umuntu wese bakaziza ugasanga umuntu arimo aragwa afite imyaka 18 arimo aragwa agenda ku kibanda mwahora akavuga ngo nibigezweho ese nibigezweho gute ku buryo umuntu w'imyaka 18 ashobora kugenda afata agakona agenda agashinga ku ntuza ku hasi ameze nk'abasaza afite imitekerezo nk'umusaza w'imyaka 80 ariko ugasanga abantu barimo ko mu mashyi bati wabishoboye ati komereza aho tubaye kuba umugabo wabaye umugabo ngo ndimo ndahumura ngo babyita ngo guhumura ngo nk'abapapa ese guhumura nk'abapapa kuko ntabwo ari byo rwose dore natwe warigeze kugira ikigare ariko nawe katujye dutanga urugero buriya aho umuntu aba akagera ntabwo ikigare cyo noneho wakuriye mu muryango w'abanyeshuri benshi guhera si no kuvuga ngo ni segonderi wenda kuri iki gihe ikigali gisa nk'aho kitakibaho cyane cyane rero tuvuge nko ku bigo by'abana bishoboye ibi biga ntibibaho kuko igihe byakabaye bibaye baba batashye mu modoka hari ukuntu wenda dufate nko mu kigo n'urugero cyishoboye ugasanga wenda abanyeshuri barimo bariga bavuye muri classe bagiye muri recreation barakinnye recreation yabo ibiri ntoya bakajya gasubira muri classe yajya saa sita imodoka zikabacyura bakajya gufata ka pause ho gato bakagaruka bakiga bakageza masaha y'ikigoroba barimo biga amakuru d'histoire nawe barayiga za bita coaching bamara kuziga akaza imodoka ibacyura wenda niba ari iwabo cyangwa se ari imodoka amasukuru basi yageneye gutwara abanyeshuri urumva aho hantu nta hantu bahura n'ikigare wenda abana b'iki gihe tubona abafite amikoro wenda bahura n'ibigare ni abana bari mu mashuri ya leta yaciriritse ahenze yandi bajya kuvoma epfo mu mibande amazi yabuze handi bajya kuvoma mu mibande mbese abana baba muri condition hahandi usanga hari abana babiga nko ku kigali 2000
usanga ari nk'ibihumbi 2,000 cyangwa 18 cyangwa 5 aho byanze bikunze ikigare aho rero reka tukigarukire muri bwa burezi bw'abana batishoboye bamwe bo hasi bishyura amafaranga makeya leta ifasha mu bundi buryo biriya ibigare ntabwo byo bigora kuko nayo iyo generation nayinyuzemo ntabwo cyarayizemo ariko biba bikaze noneho ukuntu biba binaniretse icyo gihe ubundi Kigali gitangira mu mwaka wa 3 ahubwo abenshi bagitangira mu wa 2 ubwo wowe ahantu wize wagitangiye mu wa 3 hari aho nzi ngewe mu wa 3 ubwo niho ahantu hatangiye Kigali ya Kigali mu wa 2 mu wa 2 utaramenya ibyo ari byo mu wa 2 ubu kigira ubwoba mukigira ubwoba mutinyamo mu wa 5 mu wa 6 none bigeze mu wa 3 tangira niho uzajya kubona ukabona umunyeshuri yanjye yakererewe uzajya kubona ukabona nyuma ya saa sita niba ari abiga igitondo n'ikigoroba wenda kuri iki gihe ibigo bya leta byinshi biga bamwe igitondo abandi bakiga ikigoroba bakagenda basimburana wenda twiga dusubirayo none ugasanga ba bana baje kwiga mu gitondo ubwo nyuma ya saa sita ntibagarukaga ubwo yakubitanye nuko wenda umuturanyi we hari ukuntu yahishije urwo rwagwa hari ukuntu yabaga yarusomye urumva iyo byageraga saa sita byajyaga bitubaho cyane ku mashuri byageraga mu masaha saa sita maze gufata pause bahita gutekereza ko hari ahantu hari urwagwa kandi ruryoshye byanze uruhande ukareba ukuntu wajya kurusoma ukakavunura ubwo nyuma ya saa sita ntibagarukaga ugaruka ku bindi ubwo none ikigare kigenda gikura gutyo uko ngenda munywa ejo birangira ukuruye abandi none mukazarangira mwese kimwe cya kabiri cya karasi ko ni abantu muba muri kondisiyo zimwe mu buzima bumwe kandi ntabwo mufite za modoka zibacyura ngo zibarinde ikigare none muri cya gihe mutashe n'ikigare gitangiye niho gitangirira ubundi neza niho bitandukanye n'abana wenda bishoboye aho wa mwanya ikigare cyajemo cya gihe cyo gutaha baba batashye mu modoka abana bishoboye bagira ikigare kibi cyane iyo bagiye kwiga iyo akunda kurokasa cyane muri turankome cyane za sikariye uriya we agenda agiye no kwiga biramunanira kuko urabona atabona ibintu bishyashya atigeze abona akiri n'umwana abona ibintu bishyashya kandi ikintu kidatangaje muri bariya bana bishoboye iyo bamaze kuba bagize turankome haba hakiriho akantu k'agatsura kaba gahari kuko turankome hari igihe umwana ajya kwiga akajya kwiga mu bigo bisa nkaho biri prive ariko bifite izindi mbaraga mu bundi buryo wenda mu babikira kujya kwiga mu bafurere mbese biba bigo bishamikiye ku madini icyo gishe gifite n'igitsure kuko cyane cyo byishyura menshi nabo baba bagomba kurinda umutekano kandi nta nubwo bakunda kugira impuhwe nyinshi cyane zo gutorera iyo umwana bari binongeye kuko biba bigo bya turankome by'abana bishoboye uzasanga n'undi hahuramo abana n'undi bishoboye n'ubundi ntabwo uzasangamo b'abana bo mu cyiciro cyo hasi kuko ubundi akabararuriye niba abana batishoboye bo hasi banyuze muri za kondisiyo none ntabwo bahura nabo ntaho bahurira ubundi niba abana b'abakene n'ubundi bahuriye ahandi mu bageni niyo mpamvu bose bagahura ahantu bibera bibi rero bikazama iyo bigeze superiere guhera mu mwaka wa 4 segonderi kuzamuka hariya rwose my dear hariya byo biba ari intambara biba ari imigozi kuko uzasanga biba bigo ukuntu biteye bya superiere ugasanga ibigo bya leta n'urugero bihuriyemo abana b'abakene ubwo bagendera ku batsinze ugasanga nk'ibigo byigenga ibyo nta n'andi marangamutima n'ubishe minerivani icyambere n'ibintu byose ni ukubeshya bivuze ngo niba mu rugo mvuye bagurishije inka cyangwa se ihene itungo rigurishijwe nkajya kwiga ngahurirayo n'abandi banyeshuri ubwo mpuye n'abana banyuze b'abakire turahuye niba duhuye ndashaka ukuntu mbisanisha wenda mu kwezi kwa mbere tukihagera bene bizagorana kubisanisha kubegera bisa nk'ibizangora wenda igira amahirwe tugahura muri karase tuzajya tuganira gake uko bigenda bwije uko bukeye cyane duhura uko tugenda duhura noneho mbiyegereza ejo bizanye nabararuye mbazane mu Kigali noneho ni cya kirayi kiboze mu mufuka kikaboza ibindi bivuze ngo hari ahantu iki cyitwa Kigali hari naho kigiye kigakomera kigafata indi ntera noneho
none tugatangira nkabigisha none niyo batari bazi no gusimbuka urupangu ibigo bizamo batazi no gusimbuka urupangu nkabereka andi mavene tunyuramo kugira ngo icyo bita guca igituri abantu mwaciye rwose turabashuje cyane ariko ntabwo byari byiza hari amaterine menshi twajya dukoresha cyane ngo kukarenga aho bikoreshwa ahantu henshi cyane no guca igituri birazwi no hari amaterine nayo sinkibuka menshi kubera ko abashize igihe kirekire uburyo bavugira mu maserengesi ni ku gicumbi cya serenge ubu ni ku gicumbi cya mwaka wa kane niho hatangira kuba serenge ugasanga wenda umwarimu mwamubatije akazina uretse ko muri primaire byabagaho animateri cyane animateri ahahura n'akazi mwamwise ngo yitwa ngo ni Gakweto ngo Gakweto yaje kandi ntamenye nako muri superiere bari abanimateri barahuritse aba si n'abanimateri gusa n'abarimu bose wakugira animateri wabyemera uretse ko akazi kagora bitewe ntabwo twakakunda amafaranga aba ari makeya aba ari menshi ariko stress y'abanyeshuri banagira n'amahirwe menshi abanimateri bagira amahirwe cyane kuko waba warya inshuro nyinshi mu kigo kandi waba mu kigo bakongera bakanabahemba urumva ko nta sharije nyinshi baba bafite ariko imbogamizi uhura nazo mu banyeshuri kandi umunyeshuri wese mwirwa muhanganye uzi ko muhangana guhera ku munsi wa mbere kujya mutashye cyane uramutse ugira umutima hari ahantu nize ariko abanimateri nahangize bose nasanze barabitse amazina oya ni ngombwa bagomba kubita ariko abanimateri ikibazo cy'abanimateri ikintu nabakunda abanimateri uragira bakamenya kondisiyo z'ubuzima yagira wajya ubivuga agaseka wabivuga agaseka oya nagira aho akamenya izina bamwise nawe akaryakira ku buryo banarimuhamagara kandi ari kwitaba kuko bamaze kuryakira hari uwo yigize gushiduka ageze mu nza muri doro bamuhabara nyine iki gihe bari baramwise ngo ni Kanyusi ariko we aza kubimenya hashize nk'intuza nk'icyumweru noneho bavuze ngo Kanyusi byavuzwe n'umuntu ndamwibagiweho gato ariko nanze kumuvuga ngo kugira ngo ataziyumva cyangwa bakamwumva kumuhisha nibyo byiza cyane wenda twamuhimba sizaho bavuze ngo Kanyusi abivuga cyane ari mu nguni ari mu gitanda cyo harya ko hari abantu b'abanyamafuti bakunda kujya mu nguni aragenda aravuga ngo Kanyusi abivuga cyane noneho twese twaramurebaga ahita asa nk'umuntu wikanze gutya urumva ko dejuretse katitabye ngo ye cyangwa se karame ariko yashatse no kwitaba yari amaze kubimenya ko yitwa Kanyusi abantu bose umva twarasize twese ndabyibuka nari doro rwose nari chef de doro urumva nari chef de doro aho ngaho ariko nanjye byaranshikije nza kumubwira ariko kuki wahise wigira gutya kari akazina ukazi he ati simbizi ko ariko mwanyise ngo ndi Kanyusi ntabwo wabyumva yarabyemeye aranatuza buriya rero iyo wemeye ikintu nibwo kitakugiraho ingaruka ariko ubundi njye nabonye muri sosiyete izo ntacyo rero bitwaye nta kundi kuntu wabigenza nta kundi kuntu kereka uvuye aho ubona hari abanimateri bajyaga bita amazina wenda ndakuvuga umutekano se ndi bubivuge ariko ugasanga izina bamwise bamubaza ahubwo ugasanga n'umuntu uko rimubabaza niko rikuza kuri mwese yageze aho yumva ari ibintu bisanzwe amahanga aragabanuka ariko abanyeshuri babashoboza iki uramurakaza ubundi iyo ubyemeye ntabwo bongera kubikwita warabikwita ariko iyo utabyemeye rwose uca no ku muntu ukajya kumva ngo Kanyusi akabivuga gakeya ariko agasa nk'uwiyongeraho n'ibindi bintu bisanzwe wowe ukakora iki umuntu avuze ibiki ugashaka kubwanuka imbere cyane kandi ntabwo ari byo rwose icyo kigali nicyo twavugaga wenda twashimira abantu badukurikiye turagusaba gukora subscribe comment ni agaciro gakomeye cyane turabivuga igihe kirekire mwandike muri comment mutubwire ko mwabonye ibiganiro byacu ibyo bitwereka ko mwabikurikiye niba byabanyuze aho twahindura mukatubwira
ni na byiza cyane kuko dukunda kuganira, abantu dukunda nabo dukunda kuganira nabo cyane, kandi byaba byiza cyane iriya share, comment, subscribe na kariya kazogera bakakazogera notification buriya iyo bakubise iriya nzogera igahita izamura amatwi, hari abakiritse kuri all ihita izamura amatwi, izamuye amatwi y'abantu ibikubwira ati gahunda video tukipostinga ugiye kujya uyibonera igihe. Turabashimiye rero, mugire ibihe byiza, naho ubutaha. Ciao ciao. Iminota 24.